tubaye ikaze mukuru wacu imikino twizere ko mumeze neza cyane muraba agaciro gakomeye cyane turabashimira cyane by'umwihariko mwe mudukurikira muherereye mu Rwanda namwe mudoza ku mutima muherereye hanze y'u Rwanda mwese muraba agaciro gakomeye cyane turabasaba ngo mubanze mukande subscribe uri twinjire muri APR neza yeye tugiye kuyinjiramo turebe ese ikipe ya APR ubu ngubu ubuyobozi bushya bw'ikipe ya APR mu ihurizo rikomeye umutoza wa APR mu mazi abira ayeye ibyo byose ndaje tubyinjiremo chairman wa APR uhoze ari chairman wa APR Colonel Charles Karasira retired nawe hari ibyo turi buze kumuganira tuganire ku mutoza tuganire ku bazaza y'ikipe muhanze muze muri benshi ubundi tuganire muduhe ibitekerezo mutubwire ati rwose natwe turemeranya nawe cyangwa ahangaha ntabwo twemeranywa bityo turebe uburyo bimeze muri ikipe ya APR ariko ibintu bikomeje kugenda bigorana kuri iyi kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nyuma yuko ubuyobozi buhindutse umusaruro nawo ukomeza kugenda ubura abantu benshi bavuga bati umutoza bita Darikonovic ni ugomba kubibazwa rwose umutoza bita Darikonovic wapanze ikipe mu buryo abantu batumva rwose bavuga bati uyu mutoza nawe dutangiye kumushidikanyaho ntago ari kutwereka ubuhanga bwe mu gutoza ngo atwereke ko ari umutoza uzi gutoza ku buryo abigaragaza mu kibuga kuko byakora mu kibuga rwose nta cyizere bitanga ko uyu mutoza bita Darikonovic yaduhesha igikombe cya shampiyona ariko sinzi nimba namwe mwemeranya n'abavuga ko ikibazo ari umutoza wa APR rwose n'umwe mu batoza bari kugenda bagaragurika hano muri shampiyona y'u Rwanda nyuma yuko ikipe atoza ariyo Club Giant iri kugenda ibura intsinzi mu buryo bushidikanywaho rwose bavuga bati ikipe nka APR ntabwo iri ku rwego rwo kuba yabura igitego mu izamu rya Rutsiro ikipe nka APR ntabwo iri ku rwego rwo kubura igitego muri Etincelle ikipe nka APR ntabwo iri ku rwego rwo gutsinda Gasogi igitego kimwe ku busa rwose abafana barakubwira ati rwose tugumanye uyu mutoza nta cyizere twaba dufite yuko tugomba kuba twatwara igikombe cya shampiyona ibyo birarangiye umutoza rwose arashidikanywaho n'abanyarwanda bose by'umwihariko abakunzi n'abafana b'ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ariko ubu ngubu tubona ko rwose ibyo katagira mu kibuga kikarasa imitutu biri kugenda bita agaciro bitewe n'uburyo ari kugenda yitwara icyo twibaza ni igiki cyakorwa kugira ngo igitinyiro cya APR igitutu byose yabaga ifite bibe byagaruka kugira ngo twongere tuyibone imeze neza cyane bayita APR ihurizo rero rikomeye ubuyobozi buriho bufite wakibaza ngo ni irihe ese ni irihe hurizo chairman mushya wa APR rwose afite mbere na mbere rwose ikipe ya APR kuyiyobora ni bimwe mu bintu bigoye cyane murabizi kuyobora ikipe z'abafana rwose biba ari ibintu bigoye ariko iyo uramutse wujuje inshingano zawe uko zagenwe ukagura abakinnyi beza ukaba ufite umutoza mwiza birikora ariko ikipe ya APR twamaze kubona ko umutoza wayo rwose ari umutoza wa nta kigenda tugendeye kuri statistique ari kugenda twereka kuko iyo dukinze ibikarito mu maso rwose muri Sekafa muri Champions League ariko twaje kumurunguruka rwose tubona ko nta kirimo kuri uyu mutoza twabonye ko hari ikintu nabonye mu mbwire nimba twemeranywa kuri icyo kintu muremera ko ikipe ya APR kugira itsinde Azamu bitabaye ukuboko k'umutoza nje nemera ko kugira ikipe ya APR itsinde Azamu ntago kwabaye ukuboko k'umutoza ahubwo rwose naje gucisha mitoroshi nsanga ubuyobozi bwo hejuru rwose nabwo bwararebye baravuga buti rwose reka duhaguruke dushyigikira ikipe rero murumva icyo ikipe ya APR isabwa abantu benshi baravuga bati ariko chairman Colonel Richard Karasira retired yahawe ikipe bayimuha mu biganza bye baramutererana baravuga bati akira ikipe ngiyi yicunge igitutu cy'ubuyobozi bwo hejuru cyane ntacyo tuguye ikipe uyiyobore bisanzwe
biza kugenda bigorana rwose bigorana, ariko ni umwe mu bagabo bari bafite igikundiro mu sportif ba hano mu Rwanda rwose, bavuga bati rwose ibintu byari kuzageraho bikagenda neza cyane, ariko ubushishozi n'ubunararibonye bw'abareberera ikipe ya APR basanze byaba byiza badakomezanyije nawe, kuko babona hari ibyo atuzuza neza, bagomba kuzana umusimbura kugira ngo abe yaba chairman mu cyo kipe ya APR kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ariko abafana ba APR mu duherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba mubona mute? Chairman wa APR ni iki cyambere mu musaba? Hari abavuga bati turamusaba ikintu kimwe gusa kizatuma n'ibindi bijya ku murongo. Wakwibaza ngo icyo kintu ni ikihe? Icyo bita guca akavuyo mu ikipe. Buri wese n'inshingano ze abazwe inshingano ze guca akavuyo mu ikipe. Bavuga bati APR y'uyu mwaka irimo akavuyo, APR ivogerwa n'umuntu wese, ariko barakubwira bati turashaka APR yindi itinyitse, ifite igitinyiro, ya yindi rwose yahozeho, ya yindi twumvisha, ya yindi twumvaga, ya yindi isobanuranye mukandagira nyine mu kibuga kikarasa imitutu, igitinyiro n'andi mazina atandukanye. Ubu ngubu rwose ikipe ya APR izina ryayo riri kugenda rimanuka rwose, uburyo abantu bayubahaga byari bitangiye kugenda bimanuka. Rero chairman mushya inshingano ahabwa za mbere rwose afite nizo kubanza gushyira ibintu ku murongo, buri wese akamenya inshingano ze, umutoza akamenya inshingano zo gutoza abakinnyi gukina, ubuyobozi nabwo bukamenya ibyabwo, ubundi ibintu bikagenda neza cyane muri ikipe ya APR. Ese wowe ubona umuti w'ikibazo ari uwuhe? Mwanze mumbwire dusoza rwose, dusoza ko asigaye amasegonda nka 20 tugasoza. Twe ntabwo tuba dushaka kuba kindira cyane, tugira mu ikomereze n'akazi kanyu. Ubu twanzuye mwanzuro, nge umwanzuro wanjye nanjye ndababwira wanjye namwe muraza kumbwira wanyu. Umutoza nahabwa imikino 3 gusa, atsinde anakonveka, natsinda bisanzwe yirukanwa. Mwe mubyumva mute?